Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Umwami Yesu akomeje kubarinda. Haleluya, haleluya. Ndabakunda cyane. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Ni ukuri abantu tugomba kujya twiga gusoma ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana niho harimo ubuhanuzi butavangiye, mu ijambo ry'Imana niho harimo ibisubizo by'ibibazo byose dufite uyu munsi. Buri kibazo cyose ufite uyu munsi, injira mu ijambo ry'Imana, ni ukuri uzabibonera igisubizo. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nk'uko bisanzwe rero nkomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago, babuze ababo, babuze inshuti, babuze imiryango, babuze abavandimwe. Imana y'amahoro ikomeze kubakomeza kandi ikomeze kubihanganisha mu bihe barimo bikomeye, bitoroshye habe na gato, kuko kubura umuntu wawe ni ibintu bikomeye. Usibye Imana yonyine yururuka ikagukomeza, naho ubundi nta muntu wabasha gukomeza undi ngo abishobore. Haleluya. Mukomerere mu Mwami Yesu rero, kuko muri Kristo niho hari amahoro, muri Kristo niho harimo gukomera. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nkomeje kwihanganisha kandi abantu barwaye, hari abarwariye kwa muganga, hari n'abarwariye mu ngo. Ndinginga Uwiteka ngo ukuboko kw'Imana kururuke kubakoreho kandi kubakize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye impande n'impande. Hari ababa babuze icyo barya, Imana yo mu ijuru yururuke ibagaburire, kandi buri muntu wese waba uzi umuntu waba afite ikibazo, ni ukuri atera intambwe agire icyo akora, Imana nayo izabimuhembera. Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Nkomeje kubasabira umugisha rero, abantu bakomeje gukora subscribe, abantu bakomeje kudushyigikira hano kuri Ruyenzi TV, abantu bakomeje gukora share, basharinga ijambo ry'Imana rikagera ku mpande zose z'isi zitandukanye, abantu bakomeje kuduhamagara baduha ibitekerezo. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubashyigikira kandi ikomeze kubakomeza. Haleluya, muri abantu b'agaciro gakomeye kuri Ruyenzi TV. Haleluya, haleluya. Rero nk'uko bisanzwe ntabwo twakwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yampaye ngo mbagezeho tutabanje gusenga, ngo tubanze twikiranure nayo, kuko tuba twiriwe mu isi yanduye, tuba twaraye mu isi yanduye, tuba twakoze ibyaha bitandukanye. Ariko mbere ya byose tubanze duce bugufi mu mitima yacu, tuyisabe Imana imbabazi, ndetse tuyihe n'ikaze n'akaribu, kugira ngo abe ariyo ituyobora muri uyu mwanya wo kuvuga ibyayo. Haleluya, haleluya. Turagushimiye Nyiringabo Imana, turagushimiye Uwiteka Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimiye umutunzi w'imbabazi, ndagushimiye ko uri uwera, ndagushimiye igiti cy'inganzamarumbo ko nta kijya kikunanira mu bumana bwawe. Ngushimiye urukundo udukunda, ndetse ukunda abakunzi ba Ruyenzi TV. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mbere ya byose rero tubanje guca bugufi, twese udutunganye, utubabarire ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu. Amaraso y'igiciro Umwana wameneye ku musaraba w'i Gologota atweza adutunganye, adukureho imyanda yose, adukureho ibitavuga Imana byose. Uwiteka Imana wongere ubarebe ubishimire, wongere uturebe utwishimire, Mwami wanjye. Ndakwinginze rero Uwiteka Imana ngo uzubane nanjye, njyewe ugiye kugabura ibyawe. Reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, kandi Uwiteka Imana ibyo ngiye kuvuga singire icyo nongera cyangwa singire icyo ngabanyaho, ahubwo umpe kubitanga nk'uko wabimpaye. Kandi tuguhaye ikaze na karibu, duhaye Mwuka Wera ikaze na karibu, duhaye Kristo Yesu ikaze na karibu, mu izina rya Yesu, amina. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Twihute mu ijambo ry'Imana, tujye muri Yesaya 49 umurongo wa 15.
Yesaya 49 umurongo wa 15 haravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye, icyakora bo babasha kwibagirwa ariko njye sinzabibagirwa. Twongere dusubiremo, ni muri Yesaya 49 umurongo wa 15 wonyine. Haravuze ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye, icyakora bo babasha kwibagirwa ariko njye sinzakwibagirwa. Amina. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hano Imana iratubwiye ngo ntago izatwibagirwa. Yesu nashimwe cyane. Hari ikibazo numva ashaka kubabaza. Ese ujya wibaza niba Imana yarakwibagiwe? Bakunzi ba Ruyenzi TV, ndabizi neza ko hari igihe umuntu asenga agashakisha Imana ariko akabona ntayabona. Rero iyi saha ndabaha ibihumurizwa bibabwira ngo muhumure. Imana ntago yatwibagiwe, Imana ntago yabibagiwe, ahubwo iracyarundanya amashimwe. Haleluya. Nubwo ireba hirya no hino ukayishaka ukayibura, nubwo usenga amarira ukabona yabaye menshi, nubwo usenga ukabona ibigeragezo byabaye byinshi, ariko ndagutangariza iyi saha ngo humura. Ntago Imana yigeze kwibagirwa, ntago Imana yigeze gutera umugongo. Humura irakumva. Haleluya. Wowe mukunzi wa Ruyenzi TV, humura, ntago Imana yakwibagiwe. Humura irakureba, ibyo byose irimo gucamo irimo irabibona. Humura irimo irabona abo bose bakurwanya. Humura irimo irareba abo barozi bose bakuroga. Humura irareba ayo marira yose urira. Haleluya. Humura irareba ubwo bushomeri bwose ufite, ariko ndagutangariza iyi saha ngo humura, ntago Imana yigeze kwibagirwa. We mukunzi wa Ruyenzi TV, ntago Imana yigeze kwibagirwa, ahubwo iracyarundarunda amashimwe, iracyayarundarunda, iracyayegeranya kugira ngo uzabone amashimwe afatika. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Humura, hari ibyiringiro. Ibyiringiro birahari. Naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nukuri ntago Imana yigeze ibibagirwa. Urarira ukaboroga, ukabona mu rugo byadogereye, ukabona intambara zirakwatatse impande n'impande, ugasenga ukabona Imana ntago uri kuyibona, ukibaza ute ese Mana wampoye iki? Ese Mana ko wansize? Ese Mana ntago ukinyumva? Ese Mana ntago ukindeba? Humura, iyi saha ndagutangariza ko Imana itigeze kwibagirwa, ahubwo iracyakusanya amashimwe. Haleluya. Kugira ngo izaguhe ibifatika. Yesu nashimwe. Imana irimo irakusanya ibifatika. Haleluya. Ntago ishaka kuguha ibyo uzarya urimo kuririramo. Haleluya. Ntago ishaka kuguha ibizaza ngo ejo birangire. Irimo kugushakira, irimo irakusanya ibifatika. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nukuri Imana yacu, Imana yanyu bakunzi ba Ruyenzi TV, irimo irabashakira ibyiza, irimo irakusanya amashimwe. Haleluya. Twihute mu ijambo muri Zaburi 27 umurongo wa 14 wonyine, niwe tugiye gusomaho. Zaburi 27 umurongo wa 14 wonyine. Tugiye muri Zaburi umutwe wa 27 umurongo wa 14. Yesu nashimwe. Zaburi 27 umurongo wa 14 wonyine haravuga ngo mw'isi y'ababaho tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haravuze ngo mw'isi y'ababaho tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amina. Yesu nashimwe cyane. Imana iratubwiye ngo mw'isi y'ababaho tegereza Uwiteka. Bakunzi ba Ruyenzi TV, mwicika intege kuko igihe kirageze cyo kudusubiza.
umuntu wabaye imbere y'Imana neza, umuntu utariyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Haleluya! Imana irakubwiye ngo tegereza wicika intege. Haleluya! Irongera irakubwiye ngo tegereza wicika intege, kandi ntabwo yakwibagiwe. Haleluya! Irakuzi. Umuririmbyi yararimbye ngo humura mwana wanjye, ibyo unyuramo irabizi, ibyo unyuramo irabizi. Humura, muhumure, mutegereze Uwiteka. Imana irumva, Imana irabona, ibyo unyuramo biruhije irabibona, ibyo ibikubabaje umutima irabibona, ibituma urira irabibona. Haleluya! Irakubwiye nonaha rero ngo ntabwo yakwibagiwe, kandi ngo tegereza. Erega irabizi ko turi mu isi yanduye, irabizi ko turi mu isi y'ibibazo, irabizi ko dufite amarira n'umuborogo, irabizi ko ubukene bukwishe, irabizi ko ubushomeri bukwishe, irabizi ko uburwayi bukuzengereje bukumereye nabi, n'abaganga ntako batagize. Irabizi. Wowe tegereza Imana, humura izaza kandi ntabwo izaceceka. Humura naho byatinda, bizaza mu izina rya Yesu Kristo. Wowe izera Imana, utegereze Imana, kandi usenge. Ni ibintu bitatu, ni ibintu bine nako. Senga Imana, wera imbuto z'abizeye, z'abana b'Imana, utegereze ibyo yakubwiye ko izabigukorera, kandi koko izabigukorera, kandi wizere. Haleluya! Senga Imana, wera imbuto, utegereze, kandi wizere. Ni ibintu bine mugomba guhora mushikamyeho ku Mana yacu. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ndabifuriza gutegereza Imana, ndabifuriza kwihanganira ibigeragezo murimo, kuko Imana irimo irabibona, kandi ntabwo izatinda kudutabara ndetse no kubatabara. Bakunzi ba Ruyenzi TV Show, ndabifuriza gutabarwa n'Imana, kandi irakubabwiye ngo nimutegereze kandi mwizere, kuko ntabwo izabibagirwa, nta nubwo yabibagiwe. Haleluya! Ni ukuri ntabwo yabibagiwe, ahubwo no ku isaha itaragera, kuko ikirundarunda amashimwe. Haleluya! Irashaka kuzabaha amashimwe abyibushye. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza uduhaye, turagushimiye kubw'uko utubwiye ngo twizere dutegereze, kandi ntabwo watwibagiwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nkweretse abakunzi ba Ruyenzi TV, ndakwinginze Uwiteka Imana ngo ubahe imbaraga zo gutegereza, ubarinde gusubira inyuma, kuko igihe bagezemo nicyo kwakira. Uwiteka Imana, ubarinde gucika intege, kuko iyo umuntu ageze aho gucika intege nibwo ibisubizo biturutse kuri wowe Mana biba bigiye kuza. Bafata ubakomeze rero, ubarinde gutentebuka, kandi ubarinde gusubira inyuma. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Haleluya! Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Imana irabakunda, kandi irababwiye ngo mwizere, mutegereze, ntabwo yabibagiwe. Haleluya! Haleluya! Nanjye ndabakunda, naho ubutaha mu ijambo ry'Imana. Amina.